Nshuti bavandimwe mudukurikirana kuri Iracyakora Official TV, ndabasuje amahoro y'Imana bane namwe. Ngarutse hano kugira ngo nsubize ibyifuzo bya bene data cyangwa se ibibazo batubajije bigendanye n'inzozi. Nkundire uyu munsi ube maso kugira ngo tuganire. Uyu munsi icyo turi buganireho nta kindi, turasubiza abantu benshi batandukanye mwatwandikiye muri commentaire mutubwira yuko mukeneye ko twabasobanura ku bijyanye n'amafaranga. Rero wowe wabajije ikibazo cyose kirebanye n'amafaranga, nubwo twari twarabisobanuye, ubu tugiye kubyinjiramo, ube hafi kugira ngo ubashe gusobanukirwa icyo wabajije, kuko mu by'ukuri kutubaza ntitugusubize ntabwo cyari umuco mwiza. Niyo mpamvu tubigira umwihariko, kandi niba twaranatinze dusabye imbabazi kuko tugenda dusubiza bitewe n'abantu uko bagiye batubaza. Rero Yesu abahe umugisha, kandi nawe mushyashya ugiye kutwumva ari ubwa mbere, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe, ukore like ku biganiro dukora, kugira ngo umunsi ku munsi uko tugiye gushyiraho ikiganiro runaka ujye ubasha kukibonera ku gihe. Hari n'abatubaza ku kintu runaka ugasanga twaragisubije, kandi mu by'ukuri wagombye kureba ibiganiro twakoze ukabonamo igisubizo cy'ikibazo ufite. Rero biragusaba ko wakanda subscribe, ugakanda ukazogera, kugira ngo ubutumwa bwose dushyizeho, ikiganiro dushyizeho, ujye uba mu wa mbere wo kukimenya. Bizajya bigufasha kandi natwe bidufashe. Murakoze rero cyane. Reka muhundire tubanze dusenge Imana kugira ngo abe ari idushoboza kandi itubere umuyobozi, ari uvuga ntaba ari we, ndetse n'uwumva abashe kumva mu by'ukuri ibyo ubwenge bwe n'umutima we wari ukeneye. Data mwiza, turakubashye, twemera tudashidikanya yuko ari wowe uduha ubwenge ukaduha n'uburinzi. Mwami, ni ukuri nta na kimwe twakora tutahagarikiwe nawe, nta na kimwe twakora tutayobowe nawe. Turasenza aya masaha kugira ngo Umwuka wawe wera aze ature muri twebwe, aze adusobanurire ibyo Mwami ubwenge bwacu bukwiriye kwakira kandi bukwiriye gufata. Urakoze rero kubikoze, ubane na buri wese udukurikirana, kandi Mwami ni ukuri ndasenze abatamerewe neza aho bari hirya no hino ubiteho, bagirire neza. Abari mu buyobe ubagaruze ineza yawe, kandi Mwami abacogoye ubongera imbaraga zawe. Satani atsindwe n'icyo agambiriye ku bantu bawe. Uwiteka Nyiringabo, utanga umugisha. Dore tugiye kuvuga ku mafaranga. Ndabizi abantu benshi bahibikanwa no gushaka ubutunzi, bahibikanwa no gushaka amafaranga kugira ngo babone. Mwami ni ukuri uko babaho, ndasenze cyane kugira ngo Mwami abayakeneye bose uyabahe. Ndabizi uri umukire, ndabizi ufite ubutunzi bwose. Mwami ni ukuri buri wese uko yifuza apfa kuba azayakoresha neza. Uwiteka Nyiringabo uyamuhe. Ndashimye kumva gusenga no kwinginga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Nshuti zanjye rero, nk'uko bisanzwe, amazina yanjye nitwa Pasiteri Egide. Ni njye mugiye kubana muri iki kiganiro dusobanura kuri izi nzozi bene data bagize. Tubanza kwibutsa abantu ko twavuze yuko kubona inzozi bivuze, bishobora kuba bivuze ibintu nka bitatu by'ingenzi. Icya mbere twavuze yuko kubona inzozi ashobora kuba ari ijuru ririmo riraguhishurira yuko hari ibintu runaka ugiye kunyuramo cyangwa kunyuzwamo, cyangwa se hari ibihe runaka urimo, akaba ari ubutumwa buturutse ku Mana. Ariko nanone twaravuze ngo ushobora kubona inzozi mu by'ukuri zidaturutse ku Mana, ahubwo ziturutse kuri Satani, kubera ko hari uburiganya arimo arapanga kuri wowe, kubera ko hari uburyo ashaka kukwihebesha, ashaka kujyana kure. Ibyo nabyo birashoboka. Ariko nanone ushobora kurota inzozi bitewe n'uko mu by'ukuri ibyo bintu urose bifitanye isano n'ubuzima rusange wirirwamo, cyangwa se uherutse kubamwo, ari amafoto uherutse kureba y'abantu runaka, cyangwa se ari abantu mwari muri kumwe, noneho igihe usinziriye serivo yawe ikaba yajya gute, yagarura ibyo bintu. Rero ni ubwo buryo abantu bashobora kuba bajya gute, barota. Imana nidukundira tuzavuga impamvu abantu bamwe barota banavuga. Haleluya.
ntabwo ariko aricyo turi buvugeho uyu munsi. Reka twivugire ku mafaranga, kuko abantu banditse muri komenti cyane babaza amafaranga. Hari uwanditse avuga ngo yarose yabona amafaranga ibihumbi 180, bishatse kuvuga iki mu nzozi? Hari uwanditse ngo yarose yahabwa amadolari, bishatse kuvuga iki mu nzozi? Hari uwavuze ko yarose ahabwa amafaranga ariko ayahabwa n'umuntu azi ariko atakekaga yuko uwo muntu yamuha amafaranga. Ni benshi mwavuze ku mafaranga mudusaba ibisobanuro. Ni ukuri mu nkundire mube hafi mwese, ndetse n'abandi mukeneye gusobanukirwa mube hafi kugira ngo tubashe kujya gute kubasobanurira. Ngicyo muri rusange icyo twakwita igisobanuro cyo kubona amafaranga mu nzozi. Kabiri, guhabwa amafaranga. Ushobora guhabwa amafaranga ariko ukayahabwa n'umuntu uzi. Nicyo tugiye guheraho kuvuga. Hari igihe uhabwa n'amafaranga n'umuntu uzi cyangwa se utazi. Reka duhere ku muntu uzi. Iyo urose uhabwa amafaranga n'umuntu uzi, bishobora gusobanura ko uwo muntu akugirira neza, cyangwa hari umugisha uzagera kuri wowe unyuze kuri we. Hari umugisha wowe ushobora kuzabona ariko biturutse cyangwa se binyuze kuri wa muntu wabonye mu nzozi. Noneho guhabwa amafaranga n'umuntu utazi, kuko nanone harimo abantu bajya barota bakarota bahabona amafaranga ariko bayahabwa n'umuntu batazi. Hari icyo bishatse kuvuga. Bishobora kuba ikimenyetso cy'uko Imana cyangwa amahirwe yihishe agiye kugaragara mu buzima bwawe mu buryo utari utegereje. Ngiki igisobanuro cy'umuntu warose uhabwa amafaranga n'umuntu atazi. Bishobora kuba ikimenyetso cy'uko Imana cyangwa amahirwe yihishe agiye kugaragara mu buzima bwawe mu buryo utari utegereje. Kurota uhabwa amafaranga n'umuvandimwe cyangwa se n'umwe mu bantu bo mu muryango wawe, bishobora gusobanura ubufatanye cyangwa se urukundo cyangwa inkunga iturutse mu muryango. Inkunga izakugeraho cyangwa se ubufatanye runaka n'abantu, ariko akenshi biturutse mu muryango. Guhabwa amafaranga n'umuntu usanzwe mukorana cyangwa se ari umuturanyi wawe. Ushobora kuyabona urota ubona amafaranga ariko ukayahabwa n'umuntu mukorana cyangwa se ukayahabwa n'umuturanyi wawe. Aha harimo n'uwari watubajije iki kibazo, ubwo nawe aboneyemo igisubizo. Bishobora kuba ikimenyetso cy'ubufatanye cyangwa icyizere agufitiye. Niba ari mu kazi ni icyizere ufitiwe muri ako kazi, cyangwa se niba ari umuturanyi ni icyizere ufite muri quartier ahantu runaka utuye. Gatatu, kugira amafaranga y'amadolari. Kubona mu nzozi nyine ukabona ubona amafaranga y'amadolari, ndavuga amafaranga atari ay'igihugu cyawe. Watwandikiye ndumva ariko yatubwiye. Bishobora gusobanura amahirwe yo hanze y'igihugu, amahirwe aturutse hanze y'igihugu yenda kukuzaho. Bishobora kuba ari ubucuruzi, bishobora kuba impano cyangwa imigisha iturutse kure. Tuvuga kure ntabwo ari hanze y'igihugu gusa, ariko kure ni kure y'umuryango wawe, ni kure ya quartier yawe, ukabona ayo mahirwe agize gute akugezeho. Nicyo biba bishatse kujya gute kuvuga ko hari ikintu runaka ugiye kwakira cy'agaciro, ariko giturutse hehe? Giturutse ahantu kure, kitari hafi yawe. Cyane cyane icyo kintu kiba giturutse kure, nta nubwo wowe ugikeka, nta nubwo uba ukeka yuko bujya cyane kugira. Akenshi uba wumva mu by'ukuri ugize n'amahirwe runaka ukarashushanya naho byaturuka ukabona na hafi aho ngaho. Ariko rero iyo warose amadolari bishatse kuvuga yuko umugisha wawe ugiye kwakira ushobora kuturutse kure. Mu by'ukuri nubwo abantu benshi bajya bibeshya ko kurota ubona inoti, ubona ibiceri aribwo bivuze ko ugiye kwakira amafaranga, ntabwo aricyo bivuze. Ushobora kutakira amafaranga gutya
mu ntoki zawe nk'ibipapuro cyangwa se nk'ibiceri, ahubwo mu by'ukuri akaba ari umugisha, bishushanya umugisha, bishushanya icyubahiro, bishushanya agaciro, bishushanya mu by'ukuri uburumbuke, bishushanya mu by'ukuri kwaguka mu buryo butandukanye. Iyo ari amadolari menshi cyane bishobora kuba icyerekana ibyifuzo bikomeye byo gutera imbere mu rwego mpuzamahanga. Ushobora kubona amadolari akaba ari makeya, ariko nanone hari igihe aba ari amadolari menshi. Iyo ari amadolari menshi cyane rero bishobora kuba byerekana ibyifuzo bikomeye byo gutera imbere ku rwego mpuzamahanga. Kane, kurota ubona amafaranga ariko akaba anafite n'umubare uzwi. Urugero nk'uwatwandikiye yatubwiye ko we yarose abona ibihumbi 180. Iyo mu nzozi ubonye umubare runaka, uwo mubare ushobora kuba ufite ubutumwa bwihariye. 180, ibihumbi 180 ushobora gusobanura ibintu bikomeye biteganijwe nk'igikorwa, amahirwe cyangwa umushinga ufite agaciro. Iyo umubare ari munini bishobora kuvuga amahirwe manini cyangwa se menshi, ariko bisaba kubyitondera. Iyo umubare ari muto bishobora gusobanura amahirwe mato ariko akomeye mu buzima bwa buri munsi kuri wowe. 5, amafaranga y'impapuro agaragaza imigisha, agaciro, impano n'amahirwe manini. 6, imvuga amafaranga y'impapuro ni amafaranga y'inoti. Amafaranga y'ibiceri bishobora gusobanura amagambo mato cyangwa ibibazo byinshi ariko bidafite uburemere bukomeye. Tubonye ko kubona amafaranga y'inoti, kurota uri kubona inoti bigaragaza imigisha, agaciro, impano n'amahirwe manini, naho amafaranga y'ibiceri bishobora gusobanura amagambo mato cyangwa ibibazo byinshi ariko bidafite uburemere bukomeye. 7, kurota uyatakaza cyangwa se bayakwiba. Icyo tugiye kuvugaho, ko hari ujya arota akarota yayataye, yarayafite, cyangwa se barayamwibye abuze, cyangwa se abuze aho yayashyize. Birashoboka. Gutakaza amafaranga mu nzozi bivuze kumva utakaje amahirwe cyangwa icyizere. Icyo gisobanuro ni ugutakaza amahirwe cyangwa se gutakaza icyizere. Icyizere wari ufite ahantu runaka cyangwa se amahirwe wari ufite runaka, kuyatakaza. Kwibwa amafaranga mu nzozi ni ikimenyetso cy'uko hari umuntu ushobora gutesha agaciro cyangwa kuguca intege. Uvuga ngo iyo warose uri kwibwa amafaranga, hafi aho haba ari umuntu ugambiriye mu by'ukuri kugutesha agaciro cyangwa se kuguca intege mu byo ugerageza kujya gukora mu mushinga runaka, ugerageza kubwira inshuti zawe, kandi abo bantu murabizi ko bagwiriye. Waba wicaranye n'abantu ukabwira ibintu utegura runaka, ariko we bitewe n'ishyari runaka akaguca intege, akwereka yuko ibyo bintu ntaho bizajya ntaho bizakugeza, ariko mu by'ukuri atabitewe n'urundi rwango, ahubwo mu by'ukuri ari ishyari, niko nabyita. Cyangwa se akagutesha agaciro, haba mu by'ukuri aho ukorera, muri famiye, kwangisha abantu, garagaza kuri nta kigenda, garagaza byinshi. Nicyo rero bisobanuye kwibwa amafaranga mu nzozi. 8, kubara cyangwa kubika amafaranga. Kurota urimo urabara inoti cyangwa se ibiceri, kurota urimo urayabika, urota urimo urayapfunyika mu bikapu, barimo urayapfunyika mu makofi, barimo urayapfunyika ahantu runaka babika. Mu by'ukuri hari icyo bisobanuye. Iyo urose uri kubara bishatse gusobanura ko ugomba kwitonda, gukora igenamigambi, kugira gahunda mu buzima. Kubara nicyo bivuze, kwitonda, gukora igenamigambi, kugira gahunda mu buzima. Kubika bishatse kuvuga
gushaka umutekano n'umutuzo, cyangwa kwifuza kurinda iby'agaciro ufite. Iyo urimo urabika mu by'ukuri bashatse kuvuga yuko ari umutekano uri gushaka n'umutuzo, cyangwa se kwifuza kurinda iby'agaciro ufite kugira ngo bitakuvaho. Nicyo biba bishatse kujya gute kuvuga. Ubwo uri umuntu mu by'ukuri uhora urwana no kugira ngo icyawe runaka ufite kitakuvaho, kabone nubwo byagusaba imbaraga gute, kabone nubwo byagusaba igitambo runaka wagitanga, ariko ibintu byawe cyangwa se abantu bawe ntibagiye gute, ntibakuveho. Mu gihe cyo warose uri kubara, byo biba bishatse kugaragaza ko uri umuntu witondera ibintu bitandukanye. Yego, uretse no kwitondera ibintu bitandukanye, ukunda gukora igenamigambi. Nituvuga igenamigambi, ni nka plani y'ibyo uzakora, uburyo uzabikora n'amafaranga, agaciro uzabikoresha, ndetse no kugira gahunda mu buzima. 9, kurota amafaranga menshi cyane, ubona amafaranga menshi cyane, bivuze yuko kuba ubonye amafaranga menshi bishobora gusobanura ibyifuzo byinshi, kwifuza gukira cyangwa kugira byinshi, ariko rimwe na rimwe bishobora kuba ikimenyetso cy'ubwoba bwo kubura ibyo ufite. Niba unyumvise neza, tuvuzemo ibintu bibiri by'ingenzi. Kurota ubona amafaranga menshi ni ukuba bisobanuye ko mu by'ukuri bishobora gusobanura ibyifuzo byinshi, kwifuza gukira cyane, umuntu ushaka gukira cyane, ukagera ahantu kure mu bijyanye n'ubukire, cyangwa se ukaba ufite byinshi, ibitekerezo byinshi, imishinga myinshi. Ariko rimwe na rimwe batubwiye nanone ko bishobora kuba ikimenyetso cy'ubwoba ufite muri wowe, cyo kugira ngo hatagira ibintu runaka ubura, hatagira ufite ubwoba bwo kuba waba umukene, bwo kuba waba umuntu uciriritse, usuzuguritse. Icyo kintu ushobora kuba ukifitemo. 10, amafaranga. Kubona wari ubonaga amafaranga mu nzozi uyafite, mu mwanya muto ukabona ahindutse iki? Impapuro zidafite agaciro. Hari icyo bishatse kuvuga. Bishobora gusobanura kubeshywa, cyangwa se gucika intege, cyangwa gutakaza icyizere ku muntu cyangwa ku kintu cyari gifite agaciro mu maso yawe. Uvuga ngo wowe nurota ukarota amafaranga wari ufite ahinduka ibipapuro, bishatse gusobanura yuko hari abantu biteguye kukubeshya kandi b'ingenzi kuri wowe. Yego, bishobora kugaragaza yuko ugiye gucika intege, haba mu byo ugerageza gukora, haba mu mishinga yawe y'ubuzima umunsi ku munsi, ndetse bishobora no kugaragaza yuko mu by'ukuri hari icyizere ugiye gutakariza abantu, cyangwa se mu by'ukuri ko hari ikintu gifite agaciro kigiye kukuvaho wari uhanze amaso muri make. Nicyo bishatse kuvuga kubona amafaranga ahinduka iki? Impapuro. Rero umwihariko, inzozi z'amafaranga zigaragara kenshi nk'amahirwe, imigisha, ibyifuzo, cyangwa se ibigeragezo byo ku mutima. Ntizigaragaza gusa ubutunzi, ahubwo zivuga ku gaciro wibonamwo cyangwa abantu baguhaye. Sinzi niba iki kintu cyumvise neza. Ntabwo buri gihe inzozi zisobanuye yuko niba warose amafaranga ko ari ubutunzi. Oya, cyangwa se ugiye kubona inoti nk'uko twavuze hejuru, ugiye kubona ibiceri runaka, ugiye kubona umuntu uguhamagara atakira amafaranga. Oya, bishobora kuba bishushanya mu by'ukuri ikindi kintu cy'agaciro ugiye kwakira, cyangwa se bikaba bishushanya yuko ugiye kugeragerezwa ku bintu bijyanye n'iki? N'ubutunzi, ku bintu mu by'ukuri navuga warushyizeho iki? Warushyizeho umutima. Twese turabizi amafaranga ni ikintu gikomeye. Iyo ufite amafaranga mu by'ukuri uba ufite ibintu byinshi. Ntabwo uba ufite byose, ariko ufite ibintu byinshi. Uba ufite icyubahiro, uba ufite inshuti, uba ufite abantu,
buri ufite amafaranga ni gakeya wasanga mu by'ukuri uri wenyine, kuko iyo ufite amafaranga ugira abagusura mu rugo, ugira abakwitaho, abaguhamagara, ugira mu by'ukuri abagutumira mu birori, ugira abagutambutsa ahantu runaka utagomba gutambuka. Amafaranga mu by'ukuri ni ikintu gikomeye, kuko utayafite mu by'ukuri navuga yuko n'ubuzima buba butagenda neza. Bivuze gutyo ntabwo naba ngize gute nibeshye, kuko amafaranga niyo dukoresha mu bintu byose, no kugira ngo tubeho twivuze ni amafaranga, kugira tubone ibyo kurya ni amafaranga, kugira tubone ibyo kwambara ni amafaranga. Mu by'ukuri amafaranga ni ikintu cy'agaciro, ariko nanone ntabwo bivuze mu by'ukuri kuba wayabonye ko uyabonye mu by'ukuri afatika, ahubwo mu by'ukuri hari umugisha ushobora kuba ubonye, aricyo bishatse kuvuga. Tuvuge urugero, ni akazi keza, ni poromosiyo ugiye kubona mu kazi runaka, mu by'ukuri ni icyubahiro ugiye kubona, haba mu muryango, haba aho utuye, nta mahirwe runaka, ni impano runaka ugiye kubona iturutse ku bantu batandukanye. Yego, reka rero twavuze mu buryo busanzwe, reka tuvuge mu buryo bw'umwuka icyo bishatse kuvuga kurota ubona amafaranga. Amafaranga mu buryo bw'umwuka, mu mwuka amafaranga ntaba gusa ubutunzi bwo ku isi, ahubwo ashobora gusobanura impano, umugisha, cyangwa se ububasha Imana iguhaye. Twabyumvise, mu mwuka amafaranga ntaba gusa ubutunzi bwo ku isi, bwa bundi tuzi, amazu, amamodoka, ubucuruzi, oya, ahubwo ashobora gusobanura impano, umugisha, cyangwa ububasha Imana iguhaye. Kuba uyabonye cyangwa uyahabwa bishobora gusobanura ko hari ubutunzi bw'umwuka cyangwa impano y'umwuka Imana ikugejejeho. Kabiri, guhabwa amafaranga. Uhabwa amafaranga n'umuntu uzi mu nzozi bishobora gusobanura ko Imana iri gukoresha uwo muntu mu buzima bwawe kugira ngo ikongerere umugisha. Imana iri kwereka yuko iri gukoresha uwo muntu kugira ngo ubashe kujya kubona umugisha, cyangwa se ubashe kugera ku ntego runaka. Iyo ubonye uhabwa amafaranga n'umuntu utazi, bishobora kuba ubutumwa ko Imana izaguha umugisha mu buryo utazi, cyangwa izagukoresha mu buryo butunguranye wowe utatekerezaga, ndetse n'abantu batatekerezaga. Iyo uhabwa amafaranga n'umuntu umwe wo mu muryango wawe, bishobora gusobanura umugisha uhuriraho n'umuryango, umugisha wowe ushobora kuba uhuriraho n'umuryango wawe, cyangwa se bigasobanura impano z'umwuka ziri ku rwego rw'igisekuru. Nituvuga impano z'umwuka ziri ku rwego rw'igisekuru, ni ukuvuga ngo niba hari impano ababyeyi bawe cyangwa se abababyaye bari bafite mu buryo bw'umwuka, nawe ukaba wajya wabasha kuyihabwa. Amafaranga y'amadolari cyangwa ayo hanze mu buryo bw'umwuka bisobanuye ko ubutunzi bw'umwuka, hari ubutunzi bw'umwuka buturutse kure bigiye kwakira, cyangwa se impano zituruka ahandi, cyangwa se isezerano ry'Imana rirenze imipaka y'aho uba. Umubare runaka, nka wa wundi watubwiye yuko yabonye umubare 180 mu nzozi, hari icyo bisobanuye. Imibare mu nzozi mu buryo bw'umwuka kenshi ifite ubutumwa bushingiye ku mibare ya Bibiliya. Umubare ushobora kuvuga igihe, isezerano, cyangwa se ikigereranyo cy'umugisha. Urugero, 180 ishobora gusobanura umurimo cyangwa imigisha myinshi kurusha uko ubyiyumvisha, kuko ni umubare munini wibutsa ubwinshi bw'umugisha. Amafaranga y'inote mu buryo bw'umwuka, kurota ubona amafaranga y'inoti mu buryo bw'umwuka ashobora gusobanura imigisha ifatika,
isezerano cyangwa ubutunzi bw'umwuka bufite agaciro gakomeye. Kubona amafaranga y'ibiceri mu buryo bw'umwuka ashobora gusobanura ibintu bito by'umwuka nk'impano ntoya, ibyishimo bito cyangwa se isezerano ritagaragara cyane ariko rifite umumaro ku buzima bwawe. Kurota utakaza amafaranga cyangwa wibwa amafaranga mu buryo bw'umwuka bishobora gusobanura gutakaza umugisha cyangwa se kubura umugisha, gutakaza impano cyangwa se kwibwa n'umwanzi Satani ibyo Imana yaguhaye. Bibiliya ivuga ko umujura aza kwiba, kwica no kurimbura. Uzasome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 10 umurongo wa 10 hazagusobanura uburyo umujura ikigenza umujura ku isi, ngo ni ukwiba ndetse no kwica no kurimbura. Inzozi nk'izi zibera ikimenyetso cyo gusenga, ziba zigusaba ko zica amarenga ko ugomba gusenga no gusaba Imana kukurinda ndetse no kurinda imigisha yawe. Kurota ubara amafaranga cyangwa se uyabika uri kuyapfunyika ahantu byatagira uyagutwara mu buryo bw'umwuka bishobora gusobanura gucungura neza impano zawe, gukoresha neza ibyo Imana iguhaye no kugira umwuka wo gucunga neza. Amafaranga menshi mu buryo bw'umwuka, amenshi cyane mu mwuka bishobora gusobanura ko Imana yaguteguriye imigisha minini n'impano zikomeye, ariko nanone ashobora kuba ikimenyetso cyo kwibutsa ko tutagomba kwiringira ibintu byinshi byo ku isi gusa, ahubwo tugomba no guharanira ubutunzi bwo mu ijuru. Uzasome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ibice byaho 6 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 21. Amafaranga kuyorota yahindutse impapuro zidafite agaciro hari icyo bisobanuye mu buryo bw'umwuka. Bishobora kuba ikimenyetso cy'ibintu byo ku isi bisa n'ibifite agaciro ariko mu maso y'Imana ntacyo bimaze. Akaba ari byo birimo birakwereka ibyo wirukanwo ubona ko bifite agaciro ariko mu maso y'Imana nta kintu bize bite, ntacyo bizakugezaho, ahubwo birushaho kugutandukanya n'iki? N'Imana. Birasaba rero ko umenya ubwenge. Bishobora no gusobanura ibigeragezo byo gushukwa n'ibitari iby'ukuri cyangwa ibikorwa bidafite umumaro. Hakaba hari abantu bagukurura mu bikorwa bidafite umumaro kandi bo bakwereka mu by'ukuri ko ibyo bintu ari ibintu bizima bizakugeza ahantu heza. Inama rero mu buryo bw'umwuka, iyo urose amafaranga ntukomeze kubifata nk'iby'isi gusa. Banza usabe Imana ikwereke neza ubutumwa bw'umwuka buri inyuma yabyo. Hari ubwo Imana iba iri kwereka ko ikugabiye imigisha cyangwa se iguhaye impano, ariko nanone hari ubwo iba ikuburira ko umwanzi ashaka kwiba cyangwa gusenya ibyo wagezeho. Igihe cyose fata inzozi nk'izo ubonye maze usenge Imana uyisobanuze kandi mu by'ukuri uyisabe kugira ngo ibashe kukurinda no kugukomereza mu murongo igushakamo. Rero nshuti yacu wowe wadukurikiranye, ni aha ngaha dusoreje ikiganiro cyacu, ariko ntitwabura kwibutsa abantu yuko amafaranga ni meza, ariko nanone iyo uyashakisha mu nzira mbi cyangwa se iyo uyabonye akaba menshi ariko akagutandukanya, ukumva ko ariyo akugize, akagutandukanya n'Imana, mu by'ukuri uba uri mu buyobe. Rero Imana ikugire neza kandi iguhe ubwenge bwo kubasha kwitwara neza mu byo iguha umunsi ku munsi. Shalom shalom.